sobanukirwa ivyo ni ibintu abantu bagomba gusobanukirwa bamenya ko Miss Mulenge kubera ko twagiye dutatara mu bihugu bitandukanye aho yobera hose tugomba kwishigikira kandi tukanayikunda. Wow. Sohora kandi usaba Imana nta sarara. Reka kwicara unyumva ari nako ncira imanzi Imana nciye imanzi mu kiganza. Reka gucumurira ku gicaniro kuko icuncumura yiteka kandi ubokira yiteka. Jasau kama unataka kuvaa vizuri, kuvaa smart, just definitely, go ALINE Fashion Design. Yes, ukitaka kuvaa smart, whether unaenda party, chat, any sherehe, go to ALINE Fashion. Tutaweka namba yake hapa chini, ama mnaenda IG mfollow ALINE Fashion atawavaji. By the way, na Miss Mulenge wenye mnaenda mnavaa matoja hapana. And then kwa ALINE Fashion we don't like that. We don't like that by the way. Hey, behave bro. Yeah. And then kwa ALINE Fashion mpate ngo smart zenye ziko decent. So guys, we love you so much. Acha tuone what happened here inside. Yes. Ciao ciao. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Laviki. So today we have a guest and we want to ask him some few questions. Also, you look smart. What's your name? My name is Maner the poet. Maner the poet. Maner the poet. Also, what do you do for a living? Hora haso bisanzwe nk'umujene wese ushaka kugira ngo abeho. Nago ndibona mu kintu kimwe. Okay, yeah. Nabonye nawe waje muri iki gikorwa cya Miss Mulenge. Ese waba ufite mutuntu ukoramo cyangwa just waje nyine kureba aba Miss cyangwa ibikorwa biri kwakorerwa? Oya, nta kintu ufite ndi gukoramo. Naje gushigikira umushuti wanje kugira abone agira imbaraga abone ko abikwiriye. Umushuti wawe? Ari hano? Arimo. So ndashaka kubaza ibibazo. I think last warebye amajonjoro yigiye Kasarani, hari nandi yabereye Kayole. So I think hari ibyo warebyemo. So ni nk'icyo wabonye kitagenda neza muri Miss Mulenge uravuga ati njyewe mbaye wenda ndi judge cyangwa se mbaye ndi papa legend wateguye kino kintu nakora gutya na gutya. Nago nabonye aho bagiye baca hose ariko ibiheruka kuba narayibonye ni Kasarani ndakeka. Nago nta kintu nanenzemo, nta kintu badakora neza ahubwo ni courage n'abandi bakobwa baziyongera ari benshi bari bakeya nicyo navuga. So we nko ku bakobwa wabonye urabona hari abantu nyine benshi bagiye bavuga ngo like nyine ngo Miss Mulenge ya hano yaje y'abanyamulenge ngitandukanye cyane n'izindi, wowe kubwa ubona ni nk'iki batandukanyeho? Ntacyo nana kimwe nabo bameze neza nk'abandi. Muri make mbese ushimye abakobwa nese tugiye mu bintu by'imyambarire hari abantu bagiye batera ama comment ngo abakobwa b'abanyamulenge baje kwiyamaza muri Miss Mulenge bambaye amatroza abandi nyine bambaye ama dress bagufi. Nkawe comment yawe ni iyi? Nibyo nimba bagomba kugendera mu biranga umukobwa mu Miss harimo umuco, kugira umuco no kuba rero yaje yambaye akaganzu gagufiya aho harimo akabazo. Aho nanjye nago namushyigikira kuzambaye akantu kagufi naze yambaye yikwije ko ari muri ryo rushanwa. So urumva uranenga imyambarire y'abanyamulenge yaba azina aba Miss dufite ubungubu? Nago ndi kubanenga uwabikoze abaje bambaye neza bikwije good for them, abari bambaye utuntu tugufi nago nabashyigikira. So nakunda kubaza akabazo like hari abantu benshi nyine bari kuvuga ngo Miss Mulenge nago yakagombye kubera muri Kenya because nyine dufite igihugu cyacu Kongo, abandi bakavuga ati nta kibazo kuba yabera hano. Wowe kubwawe umva ari nka gute byakagombye kuba? Buri kintu cyose kigira uko gitangira. Uwapanze bino ni umuntu umwe ntaragira n'abatera nkunga benshi. We kubijyanye n'ubushobozi bwe agatangirira hano ni byiza. Ahubwo abavuga uko nguko nibitegura ubutaha bizagenda gute? Bizagenda neza cyane. Wow, ndabona umuhungu mwiza ntacyo twaye. So nkabona mutsavuze ati this time tugiye gukora no ni Mr. naga ari Miss wa joining cyangwa nago na joining. Kubera iki kandi uri umuhungu mwiza ndabona ntacyo twaye ufite confidence like everything you have? Hari bisabwa nafite. N'ibiki bwo? Dubatse. Really? Ufite umugore? N'umwana. Nakwibesheho adati nyine narinzi kuri umuhungu gusa nago bigusa. Nose umugore wawe murabana? Of course. Sure. Cyane. Utuye hano Kitengera cyangwa se utuye hano? Njye mba Kitengera. Sorry haje wavuze ngo ukora iki nago nayo? Nkora imivugo. Imivugo?
watubwiraho gato se nyine nk'akantu kugira ngo abafana bagusapotinge like n'abatakuzi nyine baguhe support. Reka ubusambanyi wongera usabane na Nyagasani n'usana imitima imenetse guma mu ikanisa n'umutima ukomeretse. Reka kwizera usumba byose n'abantu kuko amasezerano yabo ntasohora kandi usaba Imana ntasarara. Reka kwicara unyumva ari nako ncira imanzi Imana yanciye imanzi mu kiganza. Reka gucumurira ku gicaniro kuko icuncumura yiteka kandi ubokira yiteka. Wow, you're so talented bro. No kuri urabikora neza cyane. So by any chance ufite YouTube channel ukoraho ibikorwa byawe cyangwa? Ubu nibwo ngiye kuyigira. Uri guplaninga kwifungura? Yego. Ya ndasaba nyine ku bantu bategereye bino biganiro bazagusapotinge cause nyine uri talented cyane. So nufungura YouTube natwe zatumenyesha. Hano ni mu rugo nzagaruka n'ubutaha. Byose ni hano bizajya bitangirira. Ya urakoze cyane kandi wakoze nyine kubana natwe turategereje nubwo abamisi bataratangira gusa turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza duhaye and we really appreciate cyane. Yeah. So hari nk'ikintu wabashaka kuvuga like anything you want? Ego nago nakibura. Amaze kugushimira nawe. Ikindi nababwira ndi mu marushanwa ya Papa Legend muri Mulenge Award muri kategori ya poet. So nanjye mwajyaho mukantora nitwa Manel. Ikindi murakoze nanjye nishimiye gukorana namwe. Wow, mwabyumvishe mugende mu mutore nkuko yababwiye ko nari mu marushanwa kandi twishimiye cyane kubana nawe bro. So guys, make sure you do subscribe, like and share. We love you all. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. It's MTV1 show. So make sure you subscribe, like and share. So today I have a guest here and I want to ask him some few questions. Okay. Umeze gute? Meze neza cyane. Neza? Tumeze neza turashima Yesu mu ijuru. Sorry Kinyamurenge kiza kigorana cyane ariko nyine turagerageza mu buryo bwose. Urakoze cyane ngire ngo twaje kuciga uyu munsi ndampamvu yo kutugora. Ya koko nkuko ubona turi muri Miss Mulenge and nawe uri umwe mu baje nyine kwitabira. So wewe ni nk'iki cyatumye cyane uza muri aya marushanwa ya Miss Mulenge like gufana? Kuza muri Miss Mulenge naje gufana akarusho naje gufana ubwoko bwacu abana bacu b'Abanyamulenge turabashigikira ndabizi neza ko ari abatabashigikira ariko jewe naje gufana no gushigikira. None se waba ufite mu mwana urimo hano cyangwa se harimo sister wawe cyangwa se n'umuvandimwe? Harimo sister wanje ndetse se umwe ni babiri. Wow, byiza cyane ndumva mwarabyitabire cyane family yanyu. Ariko ndabikunze. So wewe hari abantu benshi nyine bajya bavuga ngo Miss Mulenge ntiyari kubera nka hano, yari kubera nka Kongo. Nyine nkaho nk'umuntu mukuru urabizi uravuga ati kubera hano si kibazo cyangwa se kubera muri Kongo byose ni kimwe. Wewe kuri urumva urabyumva nka gute nyine yari kubera nka? Uretse na hano ni Mulenge wacu ku butaka kirahabera ndetse n'ahandi hatari hano muri Kenya na Amerika kirahabera gusa n'ibintu abantu batarasobanukirwa ivyo ni ibintu abantu bagomba gusobanukirwa bamenya ko Miss Mulenge kubera ko twagiye dutatara mu bihugu bitandukanye aho yobera hose tugomba kwishigikira kandi tukanayikunda. Wow, ibyo ni byiza cyane. None se nanjye ko ndi muri Miss Mulenge uzantora cyangwa uzatora sister? Naragutoye ndetse na mwembi narabatoye. Usante ushobora kuzumva ariko mwembi narabatoye. Twebara dutoye. Kandi wari confidence irenze ico ngico naco naguhaye amanota. Ko nzi ko batora umwe. Ntaco bitwaye gutora babiri amanota yose ntaco bitwaye rwose notora na babiri bigashoboka kandi bigakunda. Wow. So niki ukora mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe njewe ndi umushoferi koresha imodoka na moto byose. Nakazi rusange nza ngakora ako munzi niko ndakora gusa. Ahubwo urumva wowe imodoka wayitwara ndetse na moto byose urabikora cyangwa ukora? Ndabikora byose ndabikora. Ariko nyine ni bya bintu byo kuvungura akorera abanyagihugu cyangwa se nta munyagihugu nkorera njewe ndikorera ngiriya moto yanje hariya niko kazi nkora kuva nsana muri Kenya. Akazi k'imodoka ngakora rimwe na rimwe mu gihe wenda mbonye kiraka runaka hantu. Wow, ni byiza cyane kandi mu by'ukuri twishimiye kubana nawe hano hantu kandi wakoze cyane kuduha interview gusa nyine nawe ndaguha ijambo uvuge nko ku kintu ushaka kubwira abantu bose bari bubashe kudukurikira hano hantu. Anything you want ubabwire nyine tu. Ico no babwira
nubwo wenda ntabashimiye dutangira ariko ndashimira icano yanyu igira kabiri ndashimira abantu bose bitavye shishikariza abana b'abanyamurenge cyane abakobwa nivyo naye mbabwiye ati uyu munsi ni Miss Mulenge ariko ubutaha tuzakorana na Miss Mulenge Mr Mulenge ariko nanone reka tubanze turangize kino gikorwa gusa ico nobwira abana b'abakobwa b'abanyamurenge bagende batinyuke basobanukirwe ico babakora n'ukwihesha agaciro tukagwanirira iterambere ndetse tukagwanirira n'agateka kacu k'abanyamurenge ka kera gusa mugende mutinyuke abantu batarasobanukirwa mu Miss Mulenge niki mugende muze mwese mumenye mugaragaza impano zanyu mu buryo bwo kwiteza imbere twese abavyeyi bataratinyura abana batinyure baze rwose kandi ndizera neza ko ibyo tuzakora byose bizaba bifite inyungu ku bwoko twese muri rusange urakoze cyane ku bw'ikiganiro